uyu munsi tugiye kuganira ku mwanzi wa mbere wa muntu. Umwanzi wawe ntago ari wawundi ugenda kuvuga, ntago ari wawundi kwifuriza inabi, ntago ari wawundi bakwiza ibihuha hirya no hino. Umwanzi wa mbere wa muntu ni iDini. iDini niwe mwanzi wa mbere ukomeye. Umwanzi wa mbere ukomeye ni iDini. iDini niryo itumye utabayeho neza uko Imana ibyifuza. Umugambi Imana yagennye wa muntu, amadini cyane cyane ashamikiye ku idini rimwe ry'ikizira, nk'uko tugiye kubireba, niwe mwanzi wa mbere wawe. Reka turebe rero uko Bibiliya itubwira idini cyaricyo mu maso y'Imana. Yesaya 29:13. Idini nta kiricyo usibye kuba amategeko y'abantu biremeye ubwabo n'imico bagiye bahererekanywa kuva ku bisekuruza n'ibisekuruza. Yesaya 29:13 niko Imana itubwira ko idini ari imico n'imigenzo abantu bagiye bahererekana kuva ku bisekuruza n'ibisekuruza. Cyane cyane idini twibandaho nta rindi, idini Gatolika ryavuye he? Gahunda yaryo ni iyihe? Kuko idini ikibi cyaryo nuko rigutanya n'Imana, umugambi Imana yashakaga ko ukurikira kugira ngo umenye ijambo ry'Imana nk'uko turisoma tukaryumva tukayibyandikamo yaba ku mutima no mu bwenge kugira ngo rikangure abantu ribabere urumuri. Idini rero ryaraje ryitambika muri iyo nzira Imana yashaka ko dukurikira, noneho riyobya muntu nk'uko tugiye kubibona ko idini ari ikizira, ari imico n'imigenzo abantu bagiye barekanwa kuva ku bisekuruza n'ibisekuruza. Nk'uko tugiye kumeza tubireba, urebe ukuntu idini ari we mwanzi wawe ukomeye. Ni iki rero wakora kugira ngo uve ku ngoyi y'idini? Ingoyi y'idini wayivaho ute? Iyo ngoyi washyizweho n'amadini wayivaho gute? Ikintu cya mbere ugomba gukora kugira ngo uve ku ngoyi y'idini yagushyizemo, ugomba kumenya ko Imana ibaho. Kumenya ko Imana ibaho ubibonera mu ijambo ryayo, atari amabwire wumvise. Kuko natwe kera twumvaga ko Imana ibaho, ariko ntabwo twari twakabona ko Imana ibaho koko ngo turebe itangaza ikora. Gute rero uva ku ngoyi y'idini? Ugomba gusoma ijambo ry'Imana, ukaryisomera ubwawe kuva ku itangiriro kugera ku byahishuwe, ukaryumva umurongo ku murongo. Nuko nguko uva ku ngoyi y'idini, usoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ugomba kuryisomera ubwawe, kuko iri jambo Imana yarihaye abantu kugira ngo ritubere urumuri rw'ubuzima bwose bwabwo ku isi na nyuma y'ubu ubuzima buzira iherezo, ubwo abenshi bita paradizo. Niyo mpamvu rero kugira ngo uve kuri iyi ngoyi y'idini, natwe kera ntitwabyumvaga mbere. Iyo twabonaga abantu bavuga ngo bari mu gakiza bararokotse, twabonaga ko ari abasazi, ariko Imana ikwiyeretse, kuko Imana yereka abantu benshi cyane, bake nibo bumva iryo jwi bakayikurikira. Kurikira Imana, ushakishe ijambo ry'Imana, urisome, uryiyandikeho, nibwo uzatangira kubona uko Imana ko kwibaho mu buzima, ukabyibonera n'amaso yawe, yaba y'umubiri yaba n'ay'umutima. Numara kubitahura rero, ukasoma ijambo, ukaryibikaho, ugakurikiza ugushaka kw'Imana, tugushaka kw'amadini. Amadini menshi ayobya muntu, amuvana mu nzira Imana yamugeneye. Niyo mpamvu isomye ijambo ku bwawe, nuko nguko uva ku ngoyi y'idini. Icya kabiri rero kizakuvana ku ngoyi y'amadini ni iki? Ukuntu amadini uyavamo ni gute? Ugomba kumenya ko imbaraga z'Imana, ziri muri weho. Imbaraga z'umuremyi Imana ziri muri weho, ugomba kuzishakamo. Ntabwo ziri muri za kiliziya n'andi masengero cyangwa indi nzu uko abantu benshi babibona, kuko Imana yakuremye yagushyizemo imbaraga zayo, zirimo imbere mu mubiri, zirimo nkawe. Kuko benshi uko mbabwira, ntabwo turi uyu mubiri abantu benshi babona, ahubwo turi roho. Ariyo mpamvu abantu bashaka kugira utya bakavuga bati uyu muntu tumugambanire tumuvaneho, burya baba bagambanira umubiri, ntabwo baba bagambanira roho. Kuko roho ntabwo bashobora kuyigiraho access, ntabwo bashobora kugira roho access
kugira ngo babe bayica. Niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo uzatinye umuntu ushobora kwica umubiri akica na roho, kuko benshi baba bahumye bazi ngo bari kugambana cyangwa bavuga nabi. Cya kintu bavuga nabi n'uyu mubiri n'igikarakasi gishobora kuvaho kimwe n'uko umuntu apfa akagenda, ariko roho igumaho. Ni gute rero tumenya ko turi roho tutari umubiri? Urugero, Kristo yigisha bari bazi ko nibamwica biba birangiye. Bishe umubiri, ntibamenya ko roho ikomeza ikabaho. Uko Kristo azwi uyu munsi biruse kure uko yari azwi atarapfa. Kubera iki? Kubera ya roho n'ijambo rye byaragiye birakura bijya mu bantu benshi na n'uyu munsi, nyuma y'imyaka ibihumbi Kristo nibwo yamenyekanye cyane. Niyo mpamvu rero abantu nabo bibaza bati, uriya muntu ko twamuvuze tukamushyira hasi tukagira ngo tukagambana tukagira iki byose, kuki adapfa nk'uko twabyifuzaga? Kwica izina ryawe, character assassination uko babyita. Abantu ntabwo baba bazi ko ari umubiri wenda bari gukoreraho ibyo bintu bibi byabo byose bakora, ariko muri weho iyo ugize Imana ikakwiyereka ukayibona ugakurikira umurongo wayo, ya character assassination nta impact n'imwe kugiraho, kuko uvuka bundi bushya. Ya roho yawe noneho igashininga, ikaza ikabengerana imbere y'abantu, ntibumve ibyo ari byo, kuko bacyabonera bya bintu mu maso y'umubiri aho kubonera mu maso ya roho n'ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu rero imbaraga z'Imana Imana yaguhaye ziri muri weho, ntabwo ziri muri za kiliziya. Numara kubimenya nibwo uzacukubira n'idini, aho ugakurikira Imana ugashaka gushaka kw'Imana no gukora ubwiza bw'Imana itwereka iminsi ku minsi, nubwo abantu tutayibona. Ariko ngira ngo ibi biragenda byegereza abenshi bagenda bakanguka bamenya ko Imana iri muri twe, natwe turi muri yo. Nk'uko Kristo abivuga, twabambanywe nawe, kuri ubwo ari muri twe natwe turi muri we. Kuba rero twarabambanywe na Kristo bivuze ko kuva kera na kare imbaraga z'Imana ziri muri twe, ahubwo nitwe tugomba kuzibyutsa kugira ngo noneho zigire uruhare rwo kudukangura tuve mu bibazo by'amadini ibyo tubeshye byose, noneho dukora gushaka kw'Imana koko tuzi Imana dukorera. Kuko ibi bintu by'isi abantu babonesha amaso byose, umutware wabo, umugenga wabyo ni Satani. Imana rero ibyo tutarabonesha amaso nibyo ishaka ko dukangukira, tubiheshejwe n'ijambo ryayo no kwizera umwana wayo Yeshua HaMashiach Kristo, kuko ari we wenyine utuye urumuri, kugira ngo natwe tubere abandi bantu bagisinzire urumuri. Wambaza rero kuki ni imbaraga ziri mu muntu, kuki imbaraga Imana yaduhaye abantu batazikoresha? Kuki batazikoresha? Ukibaza iki kibazo. Nta yindi mpamvu nuko ayo madini nakubwiye, idini riragufata rikakubwira ko ibintu byose ushakisha biguha ubwiza bw'Imana biri hanze y'umubiri wawe, ukagenda ugashakishiriza hanze. Niko abantu basenga amashusho, niko abantu basenga ibishushanyo bakabigira ibigirwamana, kuko bumva ko za mbaraga n'ubumuntu Imana yabahaye bitabarimo, ahubwo biri hanze. Nuvuga ngo aho kugira ngo wiyiteho ushakishe imbaraga zikurimo z'Imana, noneho wireba imbere kuri roho aho kubisohokera hanze, noneho wowe ugakomeza urangamiye ibiri hanze. Imana niyo hari imbaraga. Niyo mpamvu ubona abantu bajya mu biriziya n'amasengero ngo bagiye gushaka ngo imbaraga, ngo barabakoraho ngo bakagwa, ngo nibyo bitangaza. Kandi za mbaraga Imana yaguhaye ziri muri wewe. Ni ukuvuga ngo aho kugira ngo imbaraga zose n'umuhate n'ubushake byose ubite kuri weho wiyitaho kugira ngo urebe izo mbaraga Imana yagushyizemo nk'umuntu, ahubwo wewe izo mbaraga ukagenda uzikerensa, uzita hanze. Ni ukuvuga ngo uzisoyemo, uzishyize hanze, ngo uri gushakisha imbaraga ziri kuva hanze, kandi wakazisubijemo noneho zikikuba kabiri cyangwa gatatu. Nuko nk'uko rero abantu bagira icyo kibazo cyo kudakoresha imbaraga Imana yabashyizemo, kuko izo mbaraga ziri kumwe natwe. Ibimenyetso ari byinshi birabyerekana. Wibuke Imana iratubwira ngo iryo sengero ryahaniwe kuva kera, urusengero rw'ikizira rwagombaga kuzaza. Urwo rusengero ibyanditswe tubwira ko ngo bagiye babona uburakari bw'Imana bwisutse kuri iryo torero
urusengero rw'ikizira. Icyo gihe hazaba hari imyuka y'intambara, ibihuha by'intambara, bitubwira ko mu bihe bya nyuma urwo rusengero rw'ikizira benshi tudatinya kuvuga ko ari gatolika, kuko twamaze kubyerekwa gatolika urwo rusengero n'utundi dusengero tubishamikiyeho twose ni urusengero rw'ikizira imbere y'amaso y'Imana. Ushaka kureba uko rwazamutse, uko rwakuze, wabireba, kubera ko rwabayeho kubera kwica intungane no kubabuza gusoma ijambo bya nyabyo, ari byo biri kugaruka. Ariko byutse muri kugaruka, abantu bari kwibaza bati se kuki abantu benshi bari gukangukira ijambo ry'Imana bakarigira ikintu cy'igitangaza namba, ariko babivuga mu Giswahili. Niyo mpamvu ugomba gufatira ijambo ukaryibikaho ukarimenya, kuko ububyutse Imana ashaka kubaho mu isi nibwo buri kugaruka nanone, kugira ngo abantu bongere bamenye ibya kera. Kuko Imana wibuke iratubwira ngo ushaka kumenya ibya vuba ujya ku byabaye kera. Itangiriro niryo rikwereka ibihe bya nyuma, uko byari bimeze kera niko bizongera bikaba. Akaba ariyo mpamvu dukangurira abantu bose muze mu ijambo mumenye ukuri, kuko uko kuri niko kuzabatura. Umenye iryo dini urimo, iryo dini rya gatolika ryavuye he, rigamije iki, rirakujyana he? Ese mu minsi ya nyuma iryo dini rizagira uruhare ki mu kuyobora abantu kuri satani? Ikibazo cy'amadini ni iki rero? Ikibazo cyo kutamenya imbaraga zikurimo ni ikihe kibazo? Ikibazo ni ikihe? Nuko izo mbaraga zawe zikurimo zitiza umwanzi n'amadini imbaraga zo gukomeza kugukorera iyozabwonko. Bikabisubiremo, imbaraga zawe iyo uzikoresha nabi kubera kutamenya umugambi w'Imana, ya dini na satani n'umwanzi ariwe dini babikoresha kugira ngo wirwanye, wisenye. Ndaguha urugero, tuvuge nk'ubwoba. Urabona ubwoba nibwo bukoreshwa hirya no hino. Ubwoba, gukoresha ubwoba. Kuki abantu bakoresha ubwoba buri munsi ku munsi? Ukajya kumva ibintu biri kuba hirya no hino byose ni ubwoba. Kuki abantu bahora mu bintu by'ubwoba? Ni ukugira ngo utita ku murongo nyawo Imana yaguhaye ngo ukurikire no ukwereka inzira z'ijambo ry'Imana. Noneho kwa kundi baguteza ubwoba, abantu benshi bakajya hamwe bafite ubwoba, nibwo bakurikira ya nzira ya satani. Noneho za mbaraga zibarimo bakazikoresha bagira bwa bwoba, noneho bubaha rya dini rigahita rikoresha za mbaraga zabo mu kubajya hejuru no komeza kubayobora, bakabayobora babereka inzira z'ubuyobe, z'ubwoba, zituma noneho nimba uri mu kintu cy'ubwoba ntabwo uzashirika ubwoba ngo utangire gufungura amaso urebe, noneho ujye mu ukuri kuzakubatura. Nuko rero satani azi ubwenge bwo kubya abantu, afata za mbaraga zawe zikurimo akaguteza ubwoba, noneho za mbaraga zawe zose ukazita ujya kwita kuri ubwo bari kuguteza, noneho we agagukinagaza akagushyira hasi, ugacukubiri na ya nzira y'Imana. Imana ashakaga kumenya y'ukuri kuzakubohora. Nuko rero ubona mu makuru yose hirwamo ibintu by'ubwoba, wabyibajije ni ukubera iki ahora ibintu by'ubwoba. Niyo mpamvu umaze kubimenya, umaze kubona ko iyi si yahawe satani, kandi satani afite umugambi wo gukomeza kubiba ubwoba mu bantu kugira ngo abayobye bazagane irimbukiro. Nuko rero bigenda ku batabizi, ariko abamaze kumenya bagenda bakanguka gahoro bakabimenya. Tumaze kubona ko satani nta wundi mugambi afitiye muntu usibye kumuyobya kugira ngo azarimbukane nawe. Ikindi cyerekana rero ko idini ari we mwanzi wawe, inyigisho bakwigisha, inyigisho z'ubutunzi, ubutunzi bw'isi, imbaraga zose ukazita ku bintu, ugatekereza amazu, ugatekereza amamodoka, ariko nta na rimwe uvuga ngo ufashe ijambo ry'Imana ugiye gutangira gutekereza ku butunzi bw'ijuru. Nubwo utaragerayo ugatangira gutekereza ku butunzi bw'ijuru. Ariyo mpamvu Imana yabwiye Daniel ufata igitabo ugifunga kibumbe, kuko muri iyo minsi ya nyuma abanjye bazakanguka batangiye gusobanukirwa n'ibintu abantu ba kera batasobanukiwe, kuko ibyahishuwe byari bigenewe abantu bazaza kera. Aribyo bituma umuntu ushaka ubutunzi nyabutunzi, shaka ubutunzi bwo mu ijuru ahatagera ingese. Niyo mpamvu ayo madini n'abandi bigisha bateye b'ibinyoma
bibanda ku kwigisha gushaka ibintu by'isi. Isi tuyirimo, ariko ntabwo tugomba kuba bisi. Niyo mpamvu umuntu wese utakwigisha ibintu biganisha ku ijambo ry'Imana, biganisha ku bwami bw'Imana, nkuko nkubwira, ntabwo turi umubiri, turi roho. Naguhaye urugero rukwereka ko turi roho, kuko abantu bashobora kuvuga nabi bazi ngo bari kwica isura yawe n'izina ryawe, kuko bo bumva bica umubiri, ariko ijambo ry'Imana riri kwiyeretse ukarisoma ugahuza na roho n'ijambo ry'Imana, niko kwa kundi wongera ukagaruka ukabengerana. Abantu bakibaza ati uyu muntu twamuzitse byarangiye kera agarutse ati. Nta kundi kuntu umuntu agaruka nuko umuntu ari roho atari umubiri. Niyo mpamvu nicyo kibitera abantu benshi barabyumva, ariko bazabyumva wenda baze mu bubyutse, baze mu gakiza. Ariyo mpamvu nkubwira ni ibintu by'ubutunzi bitwereka neza ko ubutunzi nyabutunzi buri mu ijuru, kuko ntawe turi umubiri. Nituba muri uyu mubiri, ni ubuhe butunzi uzaba ufite? Uzaba ufite ubutunzi bwo mu ijuru, cyangwa se ahubwo umubiri wawe uzaba waraboze? Umubiri nubora rero ari wibanzeho kugira ngo ubutunzi, ni ukuvuga ibyo bintu washakishije wiyita ngo ubutunzi bizaborana n'umubiri, kuko wise ku mubiri gusa, wanga gushaka ubutunzi bwa nyuma y'ubuzima, ari bwo bugingo bw'ubuziraherezo. Shaka ubutunzi bwo mu ijuru rero, nta handi bugaragarira, bubonekera mu ijambo ry'Imana no kwizera umwami wacu Kristo Yeshua Hamashiya, ariryo zina rye rya nyaryo. Bishaka rero kugira ngo byibuze, nkuko murabivuga, uzabe n'umuzamu ku marembo y'ijuru. Nta kizashimisha nko kwinjira mu ijuru, kuko ibyo tutabona bizabaho nyuma y'ubuzima nibyo tugomba kurangamira, aho kurangamira iby'isi by'ubutunzi n'inyigisho z'ibinyoma zateye umuntu wese wigisha iby'isi by'ubutunzi bw'isi, gushaka amazu, gushaka imodoka, gushaka amaviza, gushaka ibiki byose, ibintu byose bavuga ngo shaka. Ibyo bintu byose bakwereka, nubona umuntu ubikwigisha, uzahunge, uzashaka umuntu ukwigisha iby'ubutunzi bw'ijuru nyuma y'ubuzima. Ikindi kintu cyerekana ko rero amadini ariwo mwanzi wawe wa mbere. Ntabwo idini rizakubwira ko ushobora kuba umuyobozi wawe, umuyobozi bwawe. Niba kubwira ngo hari abaperezida b'ibihugu, nawe uri perezida w'ubuzima bwawe, gute? Abanyamadini kuyobora ubuzima bwawe, ugomba kuyobora ubuzima bwawe ubwerekeza mu nzira z'Imana. Barakubwira ngo ba perezida bagutera ubwoba, bagira gute? Ubwo bwoba bagutera butuma udashaka Imana, bwiyambure ube perezida w'ubuzima bwawe. Nguryo yaba abayobozi b'ibihugu, yaba abayobozi b'amadini, ayo madini yose, cyane cyane idini rya Katolika, byanze bikunze gahunda bafitiye muntu yo kumuyobora kwa satani, kumusenya, barayizi. Wibaza ko Papa hariya i Roma atazi gahunda ya satani bafitiye ubugingo bwa benshi? Biranditse n'ubuhanuzi. Bibiliya yose wafata ugashakamo ubuhanuzi bw'imperuka, urusengero rw'ikizira bavuga n'uruhe? Urwo rusengero rw'ikizira ruzatera ingorane zazane mu mpera z'isi mu bihe bya nyuma, ruzatuma benshi barimbuka, n'uruhe rusengero? N'uruhe? Nta rundi, ni Gatolika, kuko byanze bikunze uko byanditse bigomba kubaho. Ariyo mpamvu izi mbaraga zose zikurimo bagomba kuzikuvomamo, bakakuyobya, bakagukoresha iyo zabwonko. Kandi abo bayobozi, yaba ba Papa b'i Roma, ba Papa bo, yaba abandi bose bigisha, bazi neza ko ubuyobe buriho, bafite inzira bayobotse. Nicyo kintu cyatuma wibaza uti se, niba umuntu aba abizi, kuki agakurikira inzira y'Imana agakurikira satani? Iki ni ikibazo, ariko nakigusubiza gutya. Ni ukubera ko Imana iguha amahitamo. Buri muntu agira amahitamo, buri wese Imana imuha guhitamo. Imana ikwereka ibi, ikakwereka n'ibi. Ikibi n'ikiza, ugomba guhitamo. Satani nayo iguhitisha, irakwereka ati urankurikira ndaguha ibi, cyangwa se ukurikira indi nzira ugira ibibazo. Kuko satani ikwereka ko udahita ugira ubutunzi bw'uwo mwanya bwihuse, ikabyita ibibazo, noneho muri weho nawe
ukishyira muri icyo kintu ukavuga ati imyaka 5, imyaka 10 uriya muntu amaze mu gakiza yageze kuki? Mfite inzu, mfite imodoka, mfite ibiki byose, mfite ubutunzi, mfite ubucuruzi, mfite amaduka, mfite byose, uriya we yirirwa avuga ngo ijambo ageze kuki? Ariko ikintu abantu batabona, igihe ariyo mayobera y'Imana itubwira ngo imyaka 1000 kuri muntu bimeze nk'umunsi umwe ku Mana. Ibyo bintu bimaze kubisobanukirwa, none ukavuga uti maze imyaka mugakiza imyaka 20, ngeze kuri rugero, shimisha Imana gute? Roho yanjye itunganye gute? Nyuma y'ubuzima bizagenda gute? Ese ndi aho Imana ishaka? Wawe rero mu by'isi warareba imyaka 5, 2, mfite imodoka, mfite inzu, mfite amaduka, mfite ubucuruzi, mfite amakompanyi aya n'aya, agahita abona ya myaka 5 ageze kubigaragarira amaso ya muntu, agahita atangira gushaka gusuzugura wa wundi mu ijambo ry'Imana. Ariko uri mu ijambo ry'Imana we yamaze kumva kera kare ibyiza byo kugira imbaraga z'Imana muri weho, ukazikoresha ukajya mu nzira z'Imana, kuko ntabwo urangamiye ibi biri ku isi, ahubwo weho uri kureba ibizakurikira nyuma y'ubu buzima bwo ku isi, ari bwo bugingo buzira iherezo. Niyo mpamvu rero uzi ubwenge agira ate, ashakisha ijambo ry'Imana akaryibikaho mu mutima we no mu bwenge bwe, kuko nta cyiza nko kwakira agakiza ukamenya Imana, ugasobanukirwa, ukumva Imana igakwigisha, ukajya mu murongo w'Imana. Nicyo kintu cya mbere cyiza nifuriza abantu, kuko umuntu wese utakwigisha ububi bw'idini ngo akwigisha icyiza cy'ijambo ry'Imana nuko inzira z'Imana, uwo muntu uzamugendere kure, uzamuhunge. Dore ikindi kintu kikwereka ko idini ari ribi, rikoresheje imbaraga z'umwuka w'isi. Ubwoba nabuvuzeho, guteza abantu ubwoba cyane, bagahora mu kintu cy'ubwoba. Wibuke Imana ntiyaguhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo Imana yaguhaye umwuka wo kunesha, imbaraga zo gutsinda satani. Dufite imbaraga zo gutsinda satani, ni ya mahitamo nakubwiye, uhitamo satani cyangwa uhitamo Imana. Niba uhisemo kugira ubwoba, ukagendera ku bwoba, abantu benshi ubwoba akaba aribo bubasaze muri no minsi, ukabona ko tekereza uri mu bwoba. Ufashe ubu bwoba buri mu isi, ugeretseho iri dini riri gusenya ubugingo bwawe, no kuvuga upfuye ko 2 niba atari 3, kugira ngo uzazamuke umenye ukuri, hazabaho Imana, mu gushaka kw'Imana izakwiyereka, nawe ukamenya tudore Imana ikunyereka ukuri. Bitabaye ibyo, abantu benshi bazajya mu irimbukiro. Kubera iki? Kubera ubwoba, gukorera ku bwoba. Mwarabibonye byabaye 2019, babibye ubwoba mu bantu, abantu benshi bakora ibyo batagombaga gukora. 2019 buriya ni umwaka ugomba kubera abantu akabarore no kumenya gushungura, kuko satani n'imigambi no afite nyuma yo izaza rirurangiza. Tsinda ubwoba, nta kundi ubutsinda usibye gukoresha inkota n'intwaro yawe, ari ryo jambo ry'Imana. Idini rero ntabwo rizatuma umenya ijambo ry'Imana ku bwawe ngo uryisomere, bazagusomera ibikuyobya, nubwo bigendesha bafatishije ijambo ry'Imana kugira ngo ryo bari kugusomera, ariko burya umugambi na gahunda ziba zibyihishe inyuma ni mbi cyane, zikujyana mu irimbukiro. Kuko Imana irakubwira ngo satani azigira marayika w'umwijima. Marayika w'umwijima azihindura umucyo. Marayika w'umwijima weho abantu benshi bumva ngo ni umwijima, we azaza yiyerekana nka marayika w'umucyo, kugira ngo akubeshye akoresheje ijambo ry'Imana, kuvunguraho bibi, noneho abijyane mu mujyo we, noneho akuyobye kuri utazasobanukirwa. Ariyo mpamvu azagoza ku nkeke y'ubwoba. 2019 mwarabibonye ibyabaye, ahandi bisigaye n'imbara nkuru, ngira ngo abantu bamaze gutangira gusobanukirwa ibyabayeho. Benshi rero bazi ubwenge, barimo baragenda bisohokamo, bumva abantu b'ukuri, tukababwira ukuri, tukabaha ku ijambo Imana yaduhaye, kugira ngo tubasangize na iryo jambo nabo bizaba bature.
hitamo uyu munsi rero ushaka Imana, uve mu bwoba uze mu kuri, kuko ukuri kuzatsinda ikinyoma kandi kukakubatura. Ukuri kuzatsinda ikinyoma kandi uko kuri niko kuzakubatura byanze bikunze. Hano turi urugero rw'ibyiza Imana yakoze, ukuntu twavuye mu buyobe tugatsinda ubwoba, tugatsinda ayo madini yose, tukaba turi mu bwiza bw'Imana dushaka kugumamo n'imbaraga zacu zose, n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, kugira ngo natwe koko tuzaragwe ubwiza bw'Imana n'ubwami bw'Imana nyuma y'ubuzima. Niyo gahunda, nibyo twigisha umunsi ku munsi. Kanguka, igihe niki, kugira ngo utazashiduka satani yamaze kujyana ubugingo bwawe mu irimbukiro. Ikibabaje rero hejuru y'ibyo byose nuko satani agukoresha ibyo byose yarangiza akanaguseka. Satani akoresha idini, agakoresha ubwoba, akagushyira ku ngoyi, imbaraga zawe akaba arizo akoresha kugira ngo wisenye, yarangiza akakwereka iby'ubutunzi bwo muri ino si ukabirangarira. Noneho wajya ku bwoba bagahora bakwereka ibintu by'imipira, ngibyo ibintu by'imiziki, ngibyo ibintu by'impfu z'abantu bakomeye hirya no hino, noneho zitera abantu ubwoba mu bantu, kugira ngo abantu bahore kuri cya kintu cy'ubwoba. Noneho barangiza kubaha ibyo bintu bibarangaza, bakabaseka ubategere ba bandi na n'uyu munsi ntibarakanguka. Reka dukomeze ahubwo dusenye ubugingo bwabo dukoresheje ibibarangaza. Imipira, buryo uzareba impamvu hahora imipira cyane cyane hirya no hino, ibintu by'imiziki, ibitaramo, ngaho nk'ifuza abantu bakomeye, ukajya kumva ibyo bintu by'ibitambo, bavuga ngo bakora ibitambo, ni ukugira ngo bavome imbaraga mu bantu, za mbaraga Imana yaguhaye bazi kuvomemo, urangarire hari ibyo bintu bari kukwereka. Noneho numara kubirangarira bakora izindi gahunda noneho zikwica mu myaka 10. Fata nk'imipira yari imaze iminsi muri Afurika, urebe ukuntu amaso yose yo muri Afurika yose muri Afurika yararangariye hari ahantu. Niyo mpamvu iyo bintu wamaze kubimenya, aho gutangira kugenda ubivamo ubigendera kure, kuko ibintu byose biba kuri ino si byose ni ibintu by'ibirangaza Satani akoresha kugira ngo aca abantu muri humye, akomeza arusheho kubayobya, birushijeho batazava muri uwo mwijima, muri icuraburindi yabatayemo. Ibintu byose by'ibitaramo, imipira, byose ni ibintu Satani akoresha kugira ngo akomeze yigarurire benshi, kuko benshi muri no si nibyo bibereyemo. Intwaro rero Satani akoresha ni iyihe? Reka turebe intwaro Satani akoresha kugira ngo akoreshe n'idini naryo agere ku mugambi we. Ni iyihe ntwaro Satani akoresha? Ibaza icyo kibazo ukisubize, urebe intwaro ikomeye Satani akoresha, yaba ibize mu madini, yaba ibize muri byose, ariko intwaro ya mbere ya Satani ni iyihe? Nta yindi. Intwaro ya Satani ya mbere ni weho uri mu buyobe. Iyo uri mu buyobe, uri mu mwijima, niyo mpamvu wa mwijima ubupfukirana ntumenye ukuri, kubw'ibyo ugahita umwambari wa Satani byihuse. Waba ubizi waba utabizi, niko Satani akora, akakugira intwaro ye. 1, 2, 3, 100, 1000. Uko muba benshi niko Satani agenda akoresha za mbaraga zanyu, kubera ko yazijyanye mu mwijima, mukaba intwaro ye, kuko ahubwo mugenda mukurura n'abandi benshi cyane muri icyo kigare. Noneho kikaguka, nuko Satani agira imbaraga. Abantu baba bigisha ijambo ry'Imana ry'ukuri ry'umwimerere, benshi bakavuga ngo barasaze, kubera ko Satani yamaze gufata za mbaraga zanyu azijyana mu mwuka w'umwijima, munsi y'idini, ariyo ya migenzo n'amategeko byakozwe na muntu bizajyana mu irimbukiro. Ngiyo niyo ntwari ikomeye Satani akoresha. Weho ukiri mu buyobe, weho udakoze iby'agakiza, uri mu ngabo za Satani, uri intwari ikomeye ya Satani. Iyambure iyo myuka mibi Satani yawushyizemo, ayo madini, uve mu idini uze mu ijambo ry'Imana, ushaka agakiza, uvuke bundi bushya, noneho utangire urangamira iby'ijuru aho kurangamira iby'isi. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.